Shalom, turakuramukije wowe tubana hano ku isengesho ribohora official. Tuboneyeho kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Mwebwe abo tubana hano ku isengesho ribohora official, mwakoze subscribe, mwagize neza kubana natwe kuva mu kwa kane dutangira isengesho ribohora official kugeza uyu munsi. Abakoze subscribe Imana ibahe umugisha, bagiye badushyigikira mu buryo butandukanye, bagiye bashyiraho batura bakadushyigikira, tukabona uburyo bwo gukora ibiganiro. Mwese ba Liliane n'abandi gutyo navuze, muhabwe umugisha n'Imana, mugirirwe neza n'Imana mu izina rya Yesu. Ukuboko kw'Imana kubane namwe. Tuje rero kuganira icyigisho uburyo bwo gukoresha, kivuga ngo uburyo wakoresha amaraso Yesu Kristo guhanagura intimba zose n'umubabaro ndetse n'ibikomere byo mu bugingo bwawe. Uko wasenga ukoresha amaraso Yesu Kristo akakuvura intimba n'agahinda n'umubabaro biri mu bugingo bwawe cyangwa se n'ibikomere waba waragize. Amaraso Yesu Kristo tumaze iminsi tugaragaza imbaraga arimo, ubushobozi buyarimo, ububasha buyarimo bwo gukora ibintu bikomeye ku buzima bw'abantu. Twaho duherukira hano twabonye ko amaraso Yesu Kristo asenya ibihome biba biri hagati yacu n'abandi bantu, abantu tutazi, abantu tutari kuzamenyana, abantu tutari kuzabona. Aya maraso akaduhuza, akatuzanira inshuti z'umumaro, duhujwe nazo biciye mu maraso ya Yesu Kristo. Iyo nshuti ndetse ikaba yaguhindutira umuvandimwe. Twabonye uburyo ushobora kuyakoresha akakunga cyangwa akaguhuza n'umuntu mwashwanye igihe wayezereyemo. Ubu rero tugiye kugaragaza uburyo ugomba kuyakoresha wiyomora ibikomere n'ibisebe byose n'umubabaro wose n'intimba zose waba ufite mu mutima wawe. Rero mbere yuko dukomeza, reka dufate umwanya wo gusenga. Data, mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye ikaze, twinjiye mu mwanya mwiza w'ijambo ryawe, aho tugiye kugaragaza uburyo amaraso ya Yesu Kristo abasha komora ibikomere, abasha komora ibisebe, abasha guhanagura intimba n'umubabaro byo mu mutima wa muntu. Rero akanya nk'aka, Mwuka Wera, ngwino ukoresha akanwa kanjye, ngwino ukoresha ururimi rwanjye, ngwino ukoresha ijwi ryanjye, ngwino uhishure kandi urusheho gusesengura no kugaragaza uburyo amaraso twahawe n'Imana ihoraho, ariyo maraso Yesu Kristo, abasha kutwomora no kudukiza ibikomere, abasha kudukiza intimba n'imibabaro katika jina la Yesu, mu buryo bwo gusenga. So maraso yawe rero reka yururuke kano kanya, abasukwe kuri buri muntu wese uje hano ku isengesho ribohora official. Buri wese ufunguye isengesho ribohora official, mwaturiyeho amaraso Yesu Kristo kugira ngo amwururukeho, amuheshe kujijuka, amuheshe kumva, amuheshe gusobanukirwa, amuheshe kwakira igisubizo gihuye n'icyo bazafite. Mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo twizeye tudashidikanya, kumvishe gusenga ni mu izina rya Yesu, amen. Reka rero dusome Yesaya mu gice cyaho cya 53. Yesaya 5:3. Twinjiye muri Yesaya igice cya 53. Kuva ku murongo wa mbere atangira avuga ngo, ninde wizeye ibyo tumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro, yamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe.
umurongo wa 4 haravuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Jambo hano ku murongo wa 4 haravuze ngo nukuri intimba yawe niyanje, ngo nibyo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Yesu Kristo kugira ngo yikorere intimba iri ku mutima wawe, yikorere akababaro kari ku mutima wawe, bisaba kubyizera mu bugingo bwawe. Wamara kubyizera ukakamuhereza. Nta mpamvu yo kugira ngo wikorere icyo Kristo yikoreye. Nta mpamvu yo kugira ngo icyo yakuvanyeho ngo ukigarureho. Ijambo rikubwiye ko yikoreye intimba zacu n'imibabaro yacu. Nuko rero byaciye mu zihe nzira? Byaciye mu nzira yo kumeneka kw'amaraso y'Umwami Yesu. Kumeneka kw'amaraso, kumeneka kw'amaraso kwateruye intimba yawe, kwateruye agahinda kawe, kwateruye imibabaro yawe. Niba rero kano kanya hari umubabaro wiyumvamo, hari intimba, hari agahinda, hari igikomere ufite, tangira ufata umwanya wo gusenga, waturire amaraso Yesu Kristo kuri icyo gikomere cyo mu mutima, waturire amaraso Yesu Kristo kuri uwo mubabaro ufite, waturire amaraso Yesu Kristo kuri ako gahinda. Amaraso Yesu Kristo araza kugatembagaza, agakubure, gasoke mu buzima bwawe, usigarane umutima wuzuye ibyishimo n'umunezero. Ndavugana nawe wowe wabaye, ndavugana nawe ufite gushidikanya kwishi, ndavugana nawe usa nkubona nkaho byakurangiriyeho, urababaye n'ibyo, gahinda ni kenshi gahuye n'ibyo ucamo, cyangwa se gashingiye ku mibereho uhagazemo kano kanya. Birashoboka ukaba ufite agahinda. Amaraso Yesu Kristo arimwo umuti w'ibibazo byose. Amaraso Yesu Kristo arimwo umuti utuvura iby'abana b'abantu batatuvura. Kuko iyo uyatuye aragenda akinjira mu bugingo bwawe, yamara kwinjira mu bugingo bwawe akaba yagukiza cya gikomere ugendana nacyo mu bugingo. Hari abantu usanga bagendana ibikomere bishingiye mu mubano, bishingiye ku rukundo, bishingiye, abandi bafite ibikomere bishingiye mu miryango, bakomerekejwe n'imiryango bavukamo, abandi bafite ibikomere bishingiye ku mibereho mibi bavukiyemo bakuriramo, abandi bafite ibikomere bishingiye ku bupfubyi cyangwa ku bupfakazi, abandi usanga hari abantu mbega barahuye n'ibintu bibabaza bitandukanye. Ariko niba unteze amatwi urimo uraca mu bintu bikubabaza, nicyo gihe cyo gusenga ugakoresha amaraso Yesu Kristo. Amaraso Yesu Kristo ntabwo yagukuraho intimba ngo ananirwe kugukuriraho na cya kindi cyaguteje intimba, kuko Yesu arabizi cyane ko nadakuraho n'ikiguteza intimba, ya ntimba izongera kugarukeho. So rero yaduhaye amaraso yo kugira ngo tuyizereremo, tuyasengeremo, adukize izo ntimba, twibuka ko intimba zacu yazishyizeho, twibuka ko imibabaro yacu yayikoreye. Nicyo gihe rero cyo kugira ngo uture iyo mibabaro mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Nicyo gihe cyo kugira ngo ushiremo ibikomere n'agahinda mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Nicyo gihe cyo kugira ngo ibyakukomerekeje byose n'ibyaguteje izo ntimba bikurweho n'imbaraga y'amaraso Yesu Kristo, kugira ngo ubashe gutekana, ndetse no kugira ngo icyanditswe kibashe kugusoreraho. Munsi umwe Yesu yinjiye mu rusengero avuga ati ibi byanditswe bisohoreye muri mwe. So hari ibyanditswe byanditswe ngewe nawe bigomba kudusoreraho. Icyanditswe cy'uko yikoreye intimba yawe,
kigomba kugusoreraho mu izina rya Yesu, ukaba mu buzima butagira intimba. Ni ngombwa, iri jambo rigomba kugusohoraho, ritangira rivuga ngo ni ukuri. Imana irarahira. Twabonye ko nigisha icyigisho cy'indahiro, twabonye ko Imana mu kwirahira kwayo, ubundi ijambo rivuga yuko indahiro mu bintu byose, mu mpaka zose, indahiro ariyo irangiza impaka. Kandi tukabona ko ijambo rivuga yuko gisobanura ko umuntu yirahira umuruta. So tukabona rero ko Imana ubwayo ntawo yagombaga kwirahira kuko ntawo wiruta. Niyo mpamvu ishaka kukwemeza ko icyo ikubwiye ariko kigomba kumera, ariko kigomba kugenda. Iyo iravuga ngo ni ukuri, iyo Imana ishaka kukwemeza ko ibyo ikubwira ariko bizamera, nta kizabihindura, ibyo bintu ariko byapanzwe, iyo ishaka kukwemeza irarahira ikakubwira ngo ni ukuri. So rero kukubwira ngo ni ukuri, ubundi yakagombye ngo ni ukuri kagira ikindi ivuga, ariko nta kindi kiri hejuru y'Imana cyatuma irahira ikindi kintu, kuko nta kiruta Imana. So nuba ngo rero ahangaha rero urumva ko yavuze ngo ni ukuri, bikwemeza ko ni ukuri, nta kinyoma kibirimo. Intimba yawe yayishyizeho, ni ukuri. Imibabaro yawe yarayikoreye. Ahubwo ikibazo, abantu ntibasobanukirwa. Abantu bagira ngo yakubiswe n'Imana acumitwa nayo, ariko siko bimeze. Yabikoreye wowe. Ya ntimba wagombaga kugira, ya mibabaro wagombaga gucamo, yarabifasha abyitereka, abyishyiraho akoresheje kumeneka kw'amaraso ye. Aya maraso rero ndayakurekuriraho mu izina rya Yesu, ndayakurekuriraho mu mbaraga z'Umwuka Wera. Amaraso Yesu Kristo nyarekuriye mu mutima wawe wuzuye intimba, wuzuye umubabaro, mubabaro w'ubuzima, mubabaro w'imibereho, mubabaro w'urushako, mubabaro wo kubura urubyaro, mubabaro sinzi ikintu kikubabaje kano kanya, ariko ushobora kuboneza amatwi ubabaye, koko ubabaye pe, kandi wumva ko ubabaye. Ndagira ngo amaraso Yesu Kristo, ndakurekuriraho amaraso Yesu Kristo yururukira umutima wawe, akorope uwo mubabaro mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Zamura isengesho usengane nanjye, vuga uti Mwami Yesu Kristo, nta mpamvu yo kugenda n'intimba mu mutima wanjye. Ntabwo ndi icumbi ry'intimba, ntabwo ndi icumbi ry'agahinda, ntabwo ndi icumbi ry'ibikomere. Ndabyanze mu izina rya Yesu Kristo. Iki cyanditswe kigomba kunsoreraho. Nanze gusorezwaho ibihabanye n'ibyanditswe byera. Uwiteka, sohoresha umurava iki cyanditswe biciye mu maraso Yesu Kristo. Intimba yose yari iri muri nge, hanagurika wa ntimba we mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Biciye mu maraso Yesu Kristo, hanagurika wa mubabaro we warundimo mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Mubabaro w'imibereho, mubabaro w'ubuzima, mubabaro w'indwara, mubabaro wo gutabwa, mubabaro w'icyangiro, mubabaro w'ikintu icyo ari cyo cyose cyakubabaje, ndatura ngo amaraso Yesu Kristo yorurukire mu bugingo bwawe, amanukire mu mutima wawe, agukoropemo uwo mubabaro, agukoropemo ako gahinda, akuvanemo ibyo bikomere, gikomere cyo gupfusha, gikomere cyo kwangwa, gikomere cyo kuvugwa nabi, gikomere cyo gusonza, gikomere cy'ubukene, gikomere cyo kutagera ku ntego zawe. Ndatura ngo amaraso Yesu Kristo amanukire muri ibyo bikomere. Ibi bikomere biri muri uyu mugore, ibi bikomere biri mu mugabo, biyomorwe n'amaraso Yesu Kristo, bikurwemo n'amaraso Yesu Kristo. Vuga uti Mwami Yesu Kristo, amaraso yawe yanyanyagize mu bugingo bwanjye, yanyanyagize mu mwuka wanje. Ibikomere bindimo bishiremo mu mbaraga amaraso Yesu Kristo, bishiremo mu mbaraga amaraso Yesu Kristo, bishiremo mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Urakoze Mwami, nizeye ntashidikanya ko ibikomere byose byari bindimo bishizemo mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'Umwuka Wera. Amen. Izere kano kanya ko hari ibikomere Imana igiye gukora, igiye komora, igiye irituye muri wowe.
ntushidikanye ko icyo gikomere nta mpamvu yo kubaho ubabaye, nta mpamvu yo kubaho ufite intimba, nta mpamvu yo kubaho ufite agahinda. Kandi Yesu yaraje akikorera intimba yawe, akikorera agahinda kawe. Nta mpamvu yo kubaho mu mubabaro wo mu bugingo no mu mutima. Yesu yaje kwikorera umubabaro wawe, amena amaraso ye. Kandi yongeye kukubwira yuko ntabwo byagarukiye aho ngaho muri uko kumena amaraso ye ngo agukize intimba n'umubabaro, ahubwo birakomeza, arakomeza akatwereka yuko igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba yiwe niyo adukirisha. Bisobanura iki? Yesu yemeye kubabara. Nta muntu wava amaraso atababaye ubaho. Byanga bihe bawuteye ikintu kavamo amaraso urababara. Yesu rero hari ibintu yakoze agira ngo abikorere wowe umwizera, wowe ntibizakubeho. Nuba mu yandi magambo, yemeye kuba igitambo cy'ubuzima bwawe, yemeye kuba igitambo cy'umubabaro wawe, yemeye kuba igitambo cy'intimba yawe. Cyo ijambo ryavuze rero muri uko kwemera kuba igitambo cy'ubuzima bwawe, niho risobanura ko igihano kimpesha amahoro, kiguhesha amahoro, cyari kuri we. Ndetse iriya mibyimba yose yagiye akubita ikagenda ivamo amaraso, iyo niyo adukirisha. Bivuga ngo rero mu mibyimba ya Yesu Kristo no mu maraso yavuye muri iyo mibyimba dukira indwara, dukira ubumuga, dukira intimba n'agahinda, dukira imibabaro, dukira ibikomere. Dusoza mu ijambo wumve hano Yesu yigisha muri za Yesaya igice cya 60, abigarukaho Yesu abigarukaho mu gice cyaho cya 61. Duhereye ku murongo waho wa 2 handitse ngo, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Murongo wa 3 bavuga ngo, yantumye no kubashyiraho itegeko b'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Urumva iri jambo ukuntu rivuze, uyu Yesu yatumye kugira ngo icyambere amenyeshe imbabazi abantu, amenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Turi mu mwaka w'imbabazi z'Uwiteka, aho Uwiteka tubabarira akatugirira neza, aho Uwiteka yiteguye kukubabarira agahindura amateka yawe n'imibereho yawe, aho yiteguye kukubabarira akagukiza ibikuremereye, aho yiteguye kugukiza uwo mubabaro n'ako gahinda. Umwaka w'imbabazi turacyawurimo, twawugezemo cyangwa se twawinjiyemo uhereye igihe Yesu Kristo yapfaga akazuka. Hatangiye umwaka w'imbabazi. Turi mu mwaka w'imbabazi uzarangirira ku munsi wo kuzamurwa kw'itorero. Umunsi wo kuzamurwa kw'itorero niho umwaka w'imbabazi uzaburangiye. Wibuke ko ijambo rivuga yuko imyaka 1000 imeze nk'umunsi umwe k'Uwiteka, ndetse n'umunsi umwe umeze nk'imyaka 1000. Ruhongo rero sasa turacyari mu mwaka w'imbabazi z'Uwiteka. None muri izi mbabazi nuvuga ngo tuziboneramo izi mbabazi kugira ngo zitugereho. Ujye uhora uzirikana ko byabaye ngombwa ko hari uwazimwe ntiyababarirwa. Yesu nigeze ababarirwa mu rukiko rwa Pilato, ntigeze ababarirwa imbere y'abasirikare bamukubitaga, imbere y'abasirikare bamutukaga, ntigeze ababarirwa igihe bamumanikaga ku musaraba. Ariko kutababarirwa kwe bifite icyo bivuze kuri njyewe nawe. Yaza kubabarirwa, twebwe ntituba tubabarirwa. So rero yamennye amaraso ye kugira ngo mu maraso ye twakire n'imbabazi z'Imana. Yamennye amaraso ye kugira ngo mu maraso ye twakire umunezero, kuko ijambo ryavuze ngo mu cyimbo
ijambo ryavuze ngo yantumye no gushyiraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure. Urumva ko mu yandi magambo amaraso Yesu Kristo abasha kuguhesha umunezero, aguha umunezero mu cyimbo cy'umubabaro. Amaraso Yesu Kristo agukuraho, ashobora mu cyimbo cy'ubwirabure. Amaraso Yesu Kristo ashobora kuguha umutima wishimye mu cyimbo cy'umutima wari wihebye, mu cyimbo cy'umutima wari wihebye. None amaraso Yesu Kristo abereyeho kugira ngo uhinduke ibiti byo gukiranuka, cyangwa uhinduke igiti kimeze igiti cy'Uwiteka cyo gukiranuka kimuhesha icyubahiro. Wibuke mu isi y'umwuka umuntu ashobora kugereranywa n'igiti. Witwa Nebukadinezari yarose igiti cy'umuganzamarumbo, kiragenda kibagera mu bushorishori. Muri uko kugera mu bushorishori bw'icyo giti, ngo aza kumva umukuru w'ibihe avuga ngo icyo giti gitemwe gicibwe, nikimara gucibwa kizirikwe iminyururu, kimara ibihe 7 gitomwaho n'ikime. Ariko icyo giti umusobanuzi asobanura uwo mugani yaje kubwira Nebukadinezari ati, nyagasani, igiti wabonye ni wowe, Imana yaragukujije guha icyubahiro. So Imana irashaka kugira ngo nawe umere nk'igiti cy'inganzamarumbu mu izina rya Yesu Kristo, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ndasengana nawe rero, iyi mibabaro wari wikoreye irangire kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndarekurira amaraso Yesu Kristo ku mubabaro wari ufite kugira ngo ushonge ukuvemo, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndarekurira amaraso Yesu Kristo, ndarekurira amaraso Yesu Kristo ku buribwe bwose wari ufite, ku gisuzuguriro cyose cyari kikuriho, ku kintu cyose cyatumaga wiheba, ku kintu cyose cyatuma guhagarika umutima, ku kintu cyose cyatuma gucika intege. Icyo kintu nyirekuriye amaraso Yesu Kristo kugira ngo agishongeshe, gihinduke umushonge, gitandukane nawe. Noneho ugira amahoro, ugira umutekano, ugira umunezero. Paraga zatuma ubabara, yuka yahoraga ituma ubabara, iciye mu bana b'abantu uzi n'abo tazi, iyo nyihagarikishije imbaraga y'amaraso Yesu Kristo, iyo nyihagarikishije ubutware n'ububasha bubonerwa mu maraso Yesu Kristo. Ndakwaturaho gucungurwa n'amaraso Yesu Kristo, agukure muri iki kibazo cyagutezaga intimba mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndakwaturaho mu izina rya Yesu no mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndakwatura amaraso Yesu Kristo kugira ngo aguterura, agukure mu bikomere by'urushako, agukure mu bikomere by'urukundo, agukure mu bikomere byo kutabyara, agukure mu bikomere mu izina rya Yesu Kristo byo gutabwa no kwangwa, agukure mu bikomere by'imibereho igoranye mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Imibereho ikuruhije tuyire kuri amaraso Yesu Kristo kugira ngo amaraso Yesu Kristo yoroshye ino mibereho yari kuruhije yatuma ubabara. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, buri mibereho yose Satani yankizemo kugira ngo ambabaze, buri buzima bwose antishamo bwantezaga gucika intege no kurambirwa, ubuzima n'imibereho byantezaga kwiheba, ndatura ngo amaraso Yesu Kristo nahawemo ibisubizo byose angaragareho mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, agaragareho, ubuzima bwanjye buhinduke, intimba ziveho, gikomere kiveho, ibibazo byose bikurwa n'amaraso Yesu Kristo nizereramo. Urakoze mwami Yesu Kristo, ku bw'aya maraso twizereyemo, uyu muntu arabohotse, uyu muntu arakize, uyu muntu ahuye n'Imana. Ndakwatura guhura n'Imana mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndakwatura guhura n'umwami Yesu mu mbaraga y'amaraso ye. Ndakwatura kugira ngo aya maraso Yesu Kristo asesekare mu bibazo byose byari biri mu buzima bwawe. Aya maraso Yesu Kristo bikorope biveho,
Maraso Yesu Kristo aguhuze n'ibisubizo byawe mu izina rya Yesu Kristo. Maraso Yesu Kristo aguhuze n'abantu b'umumaro bakubere ibisubizo mu mbaraga maraso Yesu Kristo. Maraso Yesu Kristo aguhuze n'ikintu cyose kiri kure yawe mu mbaraga maraso Yesu Kristo. Maraso Yesu Kristo aguhuze n'ibyo wifuza byatuma wuzura amashimwe, byatuma wuzura umunezero, byatumaga wuzura ibyishimo. Maraso Yesu Kristo aguhuze n'ibyakunezeza bigatuma wuzura ibyishimo mu izina rya Yesu, kugira ngo iki cyanditswe gisore mu izina rya Yesu, ubuzima bwawe n'ubwanjye gisore kino cyanditswe mu izina rya Yesu Kristo, yuko uwo tuvuga yatumwe ku buzima bwawe ari we Yesu Kristo gushyiraho itegeko ryawe wowe urira, kugira ngo uhabwe ikamba mu cyimbo cy'ivu. Yesu yagutumweho kugira ngo uhabwe amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure. Yesu yagutumweho kugira ngo wambare umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Yagutumweho kugira ngo uhere ko uhinduke igiti cyo gukiranuka cyatewe n'Uwiteka kandi kimuhesha icyubahiro. Yagutumweho kugira ngo wongere kubaka ahabaye ahasenyutse. Murongo wa 4 yavuze ngo nuko bazubaka ahasenyutse, bazura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari myirare. Birashoboka ukaba ubuzima bwawe n'imibereho ubona ko byasenyutse, ariko aka kanya amaraso Yesu Kristo arakubatse mu mbaraga z'Umwuka Wera. Amaraso Yesu Kristo yubatse imibereho mizima ifatika, aturuta nitandukanyije n'imibereho idasobanutse mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Buri mibereho yose naba narahujwe n'amaraso y'ibitambo by'abadayimoni, buri mibereho yose naba narahujwe n'amaraso y'ibitambo by'inkoko, ibitambo by'ihene, buri mibereho naba narahujwe yose narayikuye ari ibibazo nahaweho karande nk'umurage mu maraso mvukamo. Nanjye natuye ngo amaraso Yesu Kristo antandukanye n'ibibazo byose byanteje ibikomere bikomoka mu miryango, bikomoka aho mvuka, bikomoka mu maraso y'ababyeyi, bikomoka mu byo ubwawe waciyemo ukanyuramo. Ndatura ngo amaraso Yesu Kristo agutandukanye n'ibyo byagukomerekeje mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Amaraso Yesu Kristo agutandukanye n'ibyo byakubabaje mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Amaraso Yesu Kristo atandukanye n'ibyo byose bikuremereye mu bugingo mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Bohorwa n'amaraso Yesu Kristo, bohorwa n'amaraso Yesu Kristo. Nkwature kubohorwa n'aya maraso Yesu Kristo, nakubohore, nagusukwaho mu mutima wawe. Maraso Yesu Kristo nagusukwaho mu bugingo. Maraso Yesu Kristo nagusukwaho aho hari ibikomere abana b'abantu batabona, aho hari ibisebe ugerageza guhisha mu mutima wawe. Amaraso Yesu Kristo hasukwe ibyo bisebe, abyomore uhishira mu mutima wawe. Ibyo bisebe watewe n'abantu, ibyo bisebe watewe n'imbaraga z'ibyaha, ibyo bisebe ari byo bikomere watewe urugendo rw'imibereho yawe n'urugendo rw'ubuzima bwawe, ndakwatura kugira ngo amaraso Yesu Kristo agusukweho, ibikomere bishire, ibikomere byomorwe, ugire amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cyo kwiheba. Bwihebe bube kure y'ubuzima bwawe mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Bwihebe, kwiheba bishingiye ku mibereho ya none n'igihe kizaza. Uko kwiheba Satani yaguhagurukijemo akagutereka muri wowe, ndatura ngo amaraso Yesu Kristo agukorope kugushiremo. Ndatura ngo amaraso Yesu Kristo agukorope kugushiremo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwuka Wera ku bw'aya maraso yawe, arekuriwe ku batwumvaga bose, arekuriwe ku bantu bose twari turi kumwe hano ku isengesho ribuhora official. Ntihagire n'umwe rero usigara uko yarameze mu mbaraga y'amaraso ya Yesu. Uyu wakomerekejwe n'umugabo, uyu wakomerekejwe n'umugore, uyu wakomerekejwe n'ubuzima n'urugendo rw'ubuzima ndetse n'urw'ibihe ahagazemo, ndatura kugira ngo amaraso yawe yongere gukora akazi ashinzwe muri uyu muntu. Iyo umuntu anezerwe, iyo umuntu ahembuke, kwiheba bishire na rya Yesu Kristo, agaya amaraso ya Yesu Kristo. Kwiheba birangire, ubwirabure, cyimbo cy'ubwirabura hari mwame, hari ubwirabure, haza amavuta yo kunezerwa,
ahatari hari ibyishimo, aka kanya ibyishimo bihasesekare mu bugingo bw'uyu muntu, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Uyu muntu ahinduka igiti cy'inganzamarumbo gifite imbuto nyinshi cyane, gita abandi bugamamo mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Acira ubuzima muri aya maraso Yesu Kristo. Umwami Imana iguhe umugisha. Shalom shalom, mugubwe neza muri byose. Amen.